isoko hano ni isoko y'umugisha. Aha mu kanisa ni isoko y'umugisha. Ndagira ngo mbabwire ikintu umwuka yabishoboye. Sinshaka ko abakristo baba muri bwose. Yana n'ifite uburyo ejo bundi umwuka amba iryo jambo. Yana nabwiraga abakristo ndira turi abantu batumva kandi utamenye hamwe ugomba guhagarara ngo utere imbere ukorere Imana urapfa ikurebe kukakureka. Niko ibintu bimeze. Nkunda ijambo rivuga ngo ni mungerageze. Ndabikunda cyane. Kubera iki? Ndikunda kubera iki? Kubera ko riba rishatse kukubwira ngo wowe bipime uve mu kigare, kuko amakuru bwiwe n'amakuru wiboneye wabaye biratandukanye. Fete apana kugenda mu kigare cya pastor ngo twababwiye ikintu niba ugisomye hano genda ugihagarare. Nugihagarara urabona neza impinduka. Noneho ureke kwakira amakuru gusa abantu ngo barakubwiye, ahubwo waki ibyo wiboneye. Impamvu ni ku ijambo ry'Imana rivuga nubwira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumisha amahanga yose. bakoze igikorwa cyiza kandi n'itangiriro turacyakomeza. Imana imuhe umugisha cyane umukozi w'Imana. Mbere yuko tugiye kumva ijambo ry'Imana, kuko abakenewe ubwo baraza kubihugu baraza kuprofita mu bindi. Turi kumwe n'umushumba wacu kuko umwungeri n'umwungeri w'intama zose. Rero
turi kumwe na Revera Kado, ni nawe uri butuganirize ijambo ry'Imana. Tubejejwe nuko ndabizi kuko habe n'ahari iwabo ku rusengero hari ibikorwa, ariko yaratwemereye araza kugira ngo adusangize ijambo ry'Imana. Rero tuneshejwe kuba turi kumwe nabo kuri uyu mugoroba, kandi twishimiye kukwakira hano mu itorero ryacu. Rero reka dukomere Imana amashyi kuko kumwegereza kandi haguruke agatugezeho Imana ishimwe umutima wiwe kugira ngo agaburire urugero. Turagushimiye Imana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryiza rihimbazwe, ubwirizwe impundu muri zose, ugize neza, neza yawe tuyigura amafaranga, neza yawe uhora tuyigushimira kuko uba wayiduhaye irimo ibintu byose dukeneye. Wakoze turi hano, dukeneye kugira ngo tuganirize ubugingo bwacu, wongere ubwenge ubushake bwawe, uciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Nshimye Imana bahaye umwanya mwiza kuba uri hano. Ubwo bwa mbere ngeze hano, nigeze kuhagera turirimba hano turi muri kaseti n'amavideo, turaza turaririmba turarangiza, ariko ubwo bwa mbere ngeze hano kuvuga ubutumwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndashimira Imana yabikoze, yakoze cyane cyane cyane. Uyu murimo wo kuvuga Imana no kubwira abantu Imana ndawukunda cyane, ndawukunda cyane, ndabikunda. Aka kazi nyine yampaye yabanje kukashira ku mutima no kugakunda. Ndashimira Imana rero yampaye umwanya mwiza kugira ngo nze tuganire namwe ijambo ry'Imana. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, Pasiteri Jacques, n'inshuti n'umuvandimwe, twarabanye tukiri bato, barasenganye, turaziranye umuvandimwe umuryango. Ndashimira Imana rero yanyuze muri we kugira ngo namwe benshi tutaziranye tumenya. Amen. Amen. Mwakoze cyane kunyakira. Ndashimira Imana gushobora undi Imana ikomeza kubwirira neza. Ndashimira Imana ku bwa John twarabanye Kacyiru na madamu we, abaririmbyi baracyavuze ikidari cyane, numvise batakivugisha. Ndabishimira Imana cyane. Twarabanye Kacyiru tukigera muri iki gihugu za 1997 kugeza 1996. Nshimira Imana ko akiba mu nzu y'Imana. Mwakoze cyane. Nshimira Imana umukozi w'Imana Damascene, mwakoze cyane. Mufite abaririmbyi bazi kuririmba, ariko rwose mwakoze mu baririmbyi beza, mubekinga muzi kwataka, murasohora amajwi n'ubushake, muracyari bato, kuraje. Mwakoze cyane, mukozi w'Imana Damascene, umuhamyi mwiza, umwuga ubikunda nawe, umwuga we warawukunda cyane. Nta hatwa,
ntatoranya, invitation yose ayitaba uko bayimuhaye. Murakoze cyane. Hanyuma ubu dufite igiterane ku rusengero tugize icyumweru cyose, si icyumweru kimwe, tugize hafi ibyumweru. Iki ni icyumweru cya gatanu turangije buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Dutangira kuwa mbere, kuwa gatanu, kuwa gatandatu ni amakwe, cyumweru tukirirwamo kuwa mbere gutyo. Iki ni icyumweru tugiye kurangiza cya gatanu. Iki cyumweru cya gatanu rero ni icyumweru cy'ubuzima. Ubu dufite abashyitsi bavuye hirya no hino, i Burundi, muri Amerika, abazungu n'abandi batandukanye. Pasiteri rero ansabye, ni inshuti, nibwo bwa mbere avuga ati ndanyaruka enze wenda bane nta mwanya muto mu gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri, igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice ibice 28 umurongo wa mbere. Ibice 28 umurongo wa mbere haravuga ngo abantu bose bavuge bati amen. Nimugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yawe yose gutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakubaho, izakuzaho, ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzagira mu murima, uzagira umugisha mu mbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe cy'ibyo uvugiramo, uzagira umugisha mu maja no mu maza. Amen. Abantu rero ngiye kuvugana nabo ndabizi neza ko atari abashyitsi rusengero. Edizo turangana nziza cyane, mwakoze, muracuranze neza, n'abaririmbyi beza, n'abashimwe. Muzokore sorti wacu. Abantu ngiye kuvugana namwe, nimba ari umuntu aribwo bwa mbere aje mu rusengero cyangwa ari umushyitsi mu rusengero ariko araza kumva, ariko cyane cyane ni abantu bo mu rusengero. Umuntu w'umushyitsi mu rusengero nawe birasobanutse, ariko ijambo ni abana bo mu rusengero. Mfite imyaka 10 n'umupasiteri, nasengewe mfite n'umusiribateri. Mfite imyaka 10, nasengewe mu 2012 ukwezi kwa 12 ku itariki 9. Icyo gihe nasengeye ku pasiteri. Mwumva ko ubupasiteri bugizemo iminsi, mwumvira ikintu mazemo imyaka 10 hafi aho, uba ufite amakuru ahagije, ufite experience mu rusengero. Ubusore bwanjye hafi ya bwose nka 99%, kuko natangiye mu gusenga, kuko navuze Pasiteri Jacques twarabanye, nimba musaho namurutaho amezi, ntabwo ni hafi aho, turi hafi kungana, twabanye mu buzima bwose bwo mu Rwanda. Iyo ugize umugisha ukamenya ibanga y'iki gitabo, ubaho neza. Amen. Ubaho neza, ubaho neza. Kubaho neza si ukudahura n'ibigeragezo.
ahubwo guhura n'ibigeragezo. Wamara guhura n'ibigeragezo, muri bya bigeragezo ugahora utsinda. Uzi iyo uvuga ngo warwanye izi ntambara uzivamo wazitsinze. Amen. Biraryoshye cyane. Ni byiza gutanga ubuhamya. Iyo kiri mu kigeragezo uzumva kizokwica utazobaho, ariko iyo witwaye neza ukamenya intambara urimo kurwana nazo ukazivamo ukazireba ingene zivuyemo neza ukazubwira abantu ubuhamya bizima ntagukorera. Yesu ashimwe. Hari umuririmbyi wavuze ngo ibibazo ufite none ibuhamya bwawe ejo tubwira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Ibibazo ufite none nibwo buhamya. Ubuhamya nibwo buhamya. Nibwo buhamya. Hari ikintu nabonye gikomeye cyane uze kugabanya mikoro cyane iri hejuru, gikomeye cyane abantu ni mu bantu basirimbye muri iki gihugu. Ndagira ngo imbandara buriya amatorero niko bataza baha abantu ba parondoro bazibaha akabumbu. Jewe baba barampaye baro sente doro sente banarahawe doro nimba ari eglise doro nimba ari kubera ko n'umuntu wasirinze nimba nkiri muto ndasirimba mu Rwanda, ndasirimba mu Burundi, ndasirimba mu Uganda, ndasirimba muri Kongo, ndasirimbere ndasirimba adamasena turabahamiriza kubera iki ndumuke kumva gutembana n'umutima gusa kawumva n'ipata wakaba amafaranga umutwe ugahita wenda nguriza n'ibisabo. Uri umupasiteri ukananirwa kumwishyura amara ukabahagarara imbere ukamubwiriza uramubwira ati amahera yawe ayo mavuta se uyakura. Ubona amavuta yo kubwiriza umuntu ufite ideni utishyura uyakura. Ni ukumubona dabo kugira ngo ujye guhura n'umupolisi udafite icyangombwa, uzi gutwara n'imodoka ukabona nta karite ejo mufite, nta peri mufite, uzu n'aba bagore gusa baba bambaye amajire zo kubita amaso uti barafashe barya bakora ku muhanda ufite umutekano. Turi umwesiko, turi umugore, tugira umutima mubi kubera iki twibaza ubuzima bukene. Ndireba imyaka 10 idashira ku 20 kese imyaka 20 ucungana n'ipata wagura agapata ukamuka n'agapata tubiri dutatu na kositime kamwe ukamesa kositime yaru kazi kayanga supanete kazibonera kimwe sindi umusizi sindi sekiriya mu ntara sindi umurozi
ibibyazi byo kuvuga ngo ntamuke simba mu nzoga sinza nyimasa nubwo nokora muri burari w'imyaka yose nta mutima wo kunywa inzoga ni iki kibazo ubukene ni bwoko kandi imba mu nzu y'Imana n'isoko y'umugisha isoko hano ni isoko y'umugisha aha mu ikanisa ni isoko y'umugisha ndagira ngo mbabwire ikintu umwuka yabishoboye sinshaka ko abakristo baba muri bwose yaba nari mfite uburyo ejo bundi umwuka amba iryo jambo yaba nabwiraga abakristo ndira turi abantu batumva kandi kutamenya ihame ugomba guhagararaho ngo utere imbere ukorere Imana urapfa ikurebe kukakureka niko ibintu bimeze mfite experience uzi kuba mu rusengero imyaka yose mu isoko y'umugisha ngo niveho ndareba daboroje n'icekinga ndisoza ndarangiza ibyaka ndeba bagenzi banjye rero muri alarme ndareba abari hano n'abari i Burayi ni abakene kimwe naje bose ni uniforme abari hano abari i Burayi ni ugucumana n'umutsima ntiwobwira umuntu mubeza ibihumbi 10 by'amadolari ngo mugende hariya kuri beka ngo bishobora bibikora si umutima mubi ahakwanze cumana n'umutsima n'ifu abari i Burayi ntiwohamagara umuntu uri i Burayi ngo mbeza ibihumbi 10 by'amayero ngo bibikora kandi ayo ni amafaranga abandi bazajya ku Gisenyi bakaza bakungusha ibihumbi 10 by'amadolari hari abantu bafite pesa bazifite kinisha ibihumbi 10 by'amadolari gusa abo zitubatinda ndatinda narebye bagenzi ndabareba kuba ari hano kuba ari Burayi kuba ari muri Amerika abantu twakorana umurimo w'Imana twese turi hasi ikibazo ni iki twebwe tuba mu ikanisa mu rusengero mu isoko y'imigisha iri jambo riratanga ijambo gutegeka kwa 2:28 hari indirimbo ivuga ngo mwami icyo wavuze ikurikirana yakigihumbi ukagisoza kurikirana icyo yavuze kagikurura kagikurikirana kare kugira abantu bamwe sabasizi sabarozi sabaki papa wawe uriya mugabo ni data n'umuremyi niwe papa mbwira papa turi abantu papa ni umumiliyaride ariko turi abakene bo gutungana n'umutsima ufite abana 5-6 uzura n'amata yo kubaha igikoma cyashize ukajya kwibuza imyaka ni ikihe kibazo ihaba bakristo narabirebye ndabona kabisa abari muri Amerika kuko $1 arakubwira ngo $100 uwayi wawe zuha kabiri noneho corona yaziye yarabimaze byose ibiciro biri ari ndoza zaranduze isukari ageze yo nuko $100 kugira amagambo nawe wayavugiye uri akaririmba bandi bakaririmba twanezerewe tukabari basi kupekinga kubitishwe
tugahwera twese amaturo abantu 300 nijoro barebabwira 400 twaje kureba mu gitunga tugasanga ni 9,000 8,000 by'amanyarwanda bana amatora tibazi nicaje ntamayisi kasite ntamayisi abantu benshi bashobora ntamayisi umukene nkana kubera tugira imbuto Imana iraguhaye ayiguhaye haba harimo amwe arimo imbuto azuva mu menshi ariko kubera ukagenda ukarya yayandi yaguhaye ukarya na yayandi yitwa icyacu arimo imbuto kandi ariya mafaranga ariya mafaranga si politike yo kugira ngo muduhe amafaranga nta muntu twishyuza amafaranga abapasiteri tugira ikibazo na kirisuna amafaranga yanyu ngibiki amafaranga yawe nyafiteho uruhare ndashaka mwana umuju ntabwo ushaka amafaranga yawe ndashaka wiguriya wikorera ibigori wose imodoka nimara zo guhagarara imbere mu mafaranga yawe kiki ndashyizwe mbabwiye siko ariko nimba uri umukristo reba neza twebwe nta wundi muryango tubwira aho gutera imbere titwemerewe kuja muri banki niba dukora muri banki ngo twibe banki tituzemere no umuntu azamayicara mu kimodoka kubera ko ibyo banki titwemerewe kugenda tureba abantu bafite amafaranga ngo tubahutse tubatware imari zabo tituzemere icyo twemerewe umuryango w'umugisha wa n'umwe rutoki umwe dore nguyu wanditse hano muri mara nimumugerageze nubwire umwete wo kwitondera icyo Imana yavuze mwese murashaka ubuzima mwese ubuzima buragoye nicyo gituma umuhanuzi azakubwira gutya ugasara akagutwara ubwenge kubera ko hari akantu yamara niko bimeze kubera iki mbwira pasiteri ndamayisi ndambwira ngo mbwira imwe n'usitanga itatu arambwira ngo azabitanga rimwe wakongera amezi 5 agashira gatandatu amezi 6 agashira gatanga rimwe ubundi yagira ibibazo se bizoshira niyo system aba okay nicyo rero cyaduteye duhora hamwe tudindira ubuzima bwacu buhora mu manegeka ibintu bimeze tiduteye imbere nta mugisha w'Imana kubera iki abantu atarazi abantu inzu y'Imana kwa papa umumirante kwa papa sowa ariko iyo tubivuze gutyo bisa naho umuntu agiye kuvomera mu ijerekani ripfumutse yinjira bigasohoka setu ibintu bikabiraranga na abahagaze kuri hamwe abahagaze kuri iryo banga bakristo bavana abahagaze kuri iryo banga bagenda bahinduka buri munsi ubuzima bwabo Imana iba inyasize izo ayo mafaranga Imana iba yaguhaye iyo n'imbuto harimo ayawe harimo n'imbuto uwo harimo azavamo menshi azakugirira umumaro niko ibintu bimeze nkunda ijambo rivuga ngo nimwongerageze ndarikunda cyane kubera iki ndikunda kubera ko riba rishatse kukubwira ngo wowe bipime uve mu kigare kuko amakuru ubwiwe n'amakuru wiboneye wabayemo biratandukanye fete apana kugendera mu kigare cya pasiteri ngo twababwiye ikintu niba ugisomye hano genda ugihagararemo nugihagararamo urabona neza impinduka noneho ureke kwakira amakuru gusa abantu ngo barakubwiye ahubwo wakire ibyo wiboneye impamvu niko ijambo ry'Imana rivuga maze turatindira
turadindiye turi abantu baraho tubizi kugura sente abagabo abantu bangana gutya tugakukuza miliyoni zibiri tugakukuza niki cyabandi tuzibanga abanyakenya bageze kure abanyakenya bageze abasinzi bo bazatanga icyacu kandi ikimana rero ngende imana iteye ihamuhagazemo iri guhiramo umugisha cyane abanya n'abasaza benshi muri Kongo barakwerekwa bagira umwuka w'Imana nyiri bakakwerekwa bakakurangiza ibintu byawe zose ubishira hamwe bakakubwira na papa wawe na mama wawe na sogokuru wawe n'izo wariye ejo bakabikubwira kubashika kusenga hano mato nizeye baza batanga amato bazatanga icyacu ariko nukuvuga ngo yagiye gusenga Imana imuhaye amavuta yo kwerekwa no gukora ibitangaza n'ibimenyetso ariko kuri iki kintu arizeye nukuri arabasaza bava muri Kongo bakaza iwacu tukabakira n'abakozi b'Imana tuzi bakomeye ariko gasha gutaha uyagatanga 1000 uyagatanga 2 ikoti tukabura ikoti cyashe icyo banga ntibarize ibo kubera naho bari batuye kubera badakoresha amafaranga menshi n'ibiki by'amafaranga kumva nyine n'imyumvire yabo birumvikana titwobatinda ariko kuba muri uyu mujyi wa Kigali n'ingene muri mukubona igenda hinduka amata agenda hinduka imihanda igenda hinduka ko barakora n'imihanda yo hejuru mwabona igicuku ko barakora na hejuru hanyuma ube tuzibaga tuzogira gute business yawe tuzi icyacumi kurayiroga tuzaduzogaruke Nyakivara prima nemutize ikimana guhaye utazi ngo harimo imbuto hano harimo imbuto iyi mbuto ugomba kuyimenya kugira ngo bibe ejo hazovemo zandeba umuhungu twabanye kwikarito dukora akazi k'ubuzamu ka sekete ariko uyu munsi witwa Wilson Afra uyu munsi ejo bundi naramusore abagabo baratanwa niko mbonye igipango telekomande umusekiriti wari utazahirwa Rwanda n'umuryango ariko amamagara karibu pastor nategereza ko bafunga yarafite telekomande pa cyangwa kigira ngo ndareba ndege muzimu amapisine izumba zama birimo za massage izumba nibyo bikukorera massage muri Amerika tugasemba twese iwe aziryoba yamara guhembwa gafata envelope kajana kwa pasteur gashira kadusanga mu mukobwa kandi ukwezi kwashira wagafata ikimana yavuze ibakababe bomuntu umuntu arahagarara Imana igiye kugukorera ibi hari ibitazikora isaba ngo umenye ubihagararemo n'ubihagarara urabona ingene umuco ugenda ukuzaho ugenda ukuyoboka ugenda uva mu ntambwe imwe uja mu yindi uva mu ntera imwe uja mu yindi niko bigenda ngo atari intambwe ngo avuga ngo ndi umutsinzi
kuvuga hari umuntu muri iyi si ibintu byarahindutse abazi bawe nabo muzi ugura akamodoka bakakurara ku ijoro basi ngo yagakuye ngo byagenze bakaguhigira hasi no hejuru iyo bazosha mu miti yabiri bafite shefu wabo ube ubugome buremewe mu bwami bwabo uburozi buremewe mu bwami bwabo ishari riremewe mu bwami bwabo twebwe dibyemewe aho twebwe dibyemewe kugira ngo tubihagararemo iyo tubibwira abakristo bazabana babyumviraho bigasigara hanyuma tibashe hariya maze bakata ataki zakwataka kubera kudafite ikigukingira ni gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Semene haleluya. Ni ugushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana nicyo kigukingira si ukubivuga ni ukubikora. Ni gute nshobora kuzoza murana amata y'umwana nkarinda kaje kubuza sindi umusenzi sinisha abantu icyangira se niki cyo kukubwira ngo ngeze Remera ntarava Kimironko ngo ndaje cyangwa twatonganye n'umugore yavuze iki naje twahuje tukaba turakarana ngo nibyo ari sinisha umuntu naruzo nzamirwa muri tano kuba kubera Imana yuzuye amahame ihagaraze mu mahame iyo utabikoze yaba gusirimba kwazana ubuzima busanzwe bw'amafaranga imbadi mirete ejo bundi ni umukristo yaho ndi kuri moto ni umugabo nyine usa n'uwifashije yari yakusenge basi n'umwana nagiye kubwiriza igisenyi bampa imodoka ndayizana abezi zana shamfesha kubayiza ariko ndabizije abezi navuye ku gatutu umugabo yampamagaza kontakti iji ndaza ariko irangi bigiriza uzi benzi udafite amafaranga maintenance ya benzi igitangaza kimba ejo bundi mbona imvuyeho ndayibutse ariko ntabwigirije yabisubiza hasi iyi ntagwa n'izina uzaba kubona muri beza uzana n'amata y'umwana maze kuyigurisha ejo bundi sinzi umukristo nabonye yigura kandi nkabona bona arayitwaye ashimishije ibyapa ubusa twara ndetse twose ntaratunze nawe yarumye kundereka twese ntagaragara icyo ukoze cyose twabuza twanamutse uzi kuba mu mugore n'imodoka muzamuhora ku 50,000 twabyagenze ndareka turaje kandi umupasiteri mugenzi ariko yaraje kwigirira ndabigisha nababwiye imyaka bize mu rusengero buriya byose byo mu myaka ni ibintu nzi ndabonye mbona ingene umuntu ahagarara mu ihame ubuzima amafaranga mbabwiye ni ingingo kimwe n'amaboko ni urugingo Imana yaduhaye kimwe n'amaboko aya maboko tugira yo guterura amafaranga ntimwumve ubwibone ntimwumve kuyakunda no ni urugingo kimwe n'amaguru kimwe n'amaboko kimwe n'umugongo kimwe n'igituza kimwe n'umutima amafaranga muri iki gihugu tureba muri uyu ni urugingo kimwe n'amaguru utayafite uzatanga kandi aya mafaranga niba tuyatanga ku rusengero niyo azadufasha kugira ngo tugende tuje mu bwami bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo mutari ubutunzi bwanyu
ubutunzi muzana ubutunzi bwanyu ahatagira ingesi n'inyenzi. Ubutunzi bwanyu ni mu bwami bw'Imana. Iyo yatazi uzayasanga mu bwami bw'Imana. Nabwiye hari umugabo umwe nabibabwiye muri alarme nijoro. Nababwiye ngo hari umugabo umwe wahuye n'umumama. Umumama yari afite ibibazo byinshi, bene abo bafite akana mu mugongo, undi amufite akagasubiza kubera ibibazo nyine byabaye noneho byarushijeho gukomera. Uwo mama abaye cyane, abana barira, afite kamwe mu ntoki kandi mu mugongo. Uwo mugabo yari yifite, amureba yumva muri imbabazi, amubwira ati mama mwene, aramujyana muri resitora aramugaburira. Narangiza kumugaburira aramujyana mu isoko, amugura imyenda, aramushopingira kabisa, arashopinga, aramubeza. Wambaye neza, ambara niki, ambara igikapu cyuzuye. Warangiza akuramo ibihumbi 100, arabimuha. Tigenda amahoro y'Imana. Kora arabimuha. Arapfukama aravuga ngo ni wowe Yesu baza bavuga ngo musenge. Ni wowe Yesu baza abarokore baza baririmba. Yavuze apfukama. Ni wowe Yesu abarokore baza baririmba ngo musenge. Amafaranga niyo azagufasha kugira neza. Niyo azagufasha iyo mbuto wamenye ya Kristo, niyo izagufasha neza gutera imbuto umutima w'umuntu igafata. Ntabwo ari umwuka w'irari. Icyakora ushobora kuyatunga, Satani akagutereramo ukumva kuri igitanga. Ariko ariya umugisha wawe kutayatunga kubera kutamenya neza guhagarara muri iri hamwe. Tubikora kubera kutabikora. Iyi neza abapagani bagutegereje. Uzobabwira gusa n'Imana ngumugisha ibyo gifukira bisike mugabe wani umuhamwe nese gifukira bisi kiza kibirya. Ariya amafaranga yawe niyo agenda agatanga muri mitiweli. Iyo hari umuntu mitiweli, iyo hajeje umuntu amarira mu mafaranga ufite, ariya niyo neza atuma umubwira ngo Yesu aragukunda, Yesu yaragupfiriye, mwizere ntarindisha. Yaramubwira ngo ni wowe Yesu bazabavuga. Kubera iki? Kubera ko yakuye hano akamuteramo imbuto, aramumara mu mutima. Umuntu yafite azategeka abatayafite. Kandi twebwe umuryango wacu n'umwe, nimumenye umuryango wo gutera. Nawe ndatera imbere ava ku ikarito, aricara bimenye. Nabonye abagabo dusirimba umwaka ugashira imyaka 20-30. Ubu ko baragenda bishimura banyanyagira bipfunda mu bazungu, bagiye kuba ababoyi b'abazungu. Yaratanga Imana aba ku gicaniro kubera kutamenya ihame. Bagiye kuba ababoyi b'abazungu b'abatingana. Kubera iki? Ntibazi kuapurika ihame, ntibarizi. Imana ikabareka mutakufa. Kubera iki bazabavuye wabo bakaza kureba ingagi hano? Kubera iki batazabakwe? Kandi uko twebwe tugenda dukwe. Kandi wacu wakwebsiri umuntu kamaze ndashimira Imana n'umwana cyageze muri Canada. Natwe twamaze ngo gutema ibiti. Tureke se kubitema turishobora. Tureke tugire bitema. Bakore duhindura ibitekerezo. Umuryango wacu ni ugushira ijambo ry'Imana. Ry'amasengesho hari icyo rikora. Nimudasenga, Yesu yaravuze ngo musenge mutagira gukora. Usenge. Iryo jambo ryo gusenga nzogaruka kuryigisha ndavuga na pastor. So ingene mudasenga. Niki cyane nakoze mu buryo mu buzima bwaje ko ndavuga tereta kuja i Burayi, tereta kuja muri Amerika, ngize umugishoka mbamo visa bigeza kuja kuri Kutari barambe buzo. Gitana iri bazi hano twebwe ntiturizi bazi hano. Uwo mbabwiye Emmanuel umupasiteri uri hano
kwa ngo yoshaka kujya muri afite karazamura etaje hano Wilson mbabwiye afite ama etaje ameza kabeza afite abana zagenda azaje burayi kuko izaje mu shatse kuzo mu gise nivize kamugisha uri kuzima bwacu kubera tuzi ushira mu bikorwa turaho kuririmba turaho zageraho tukanga tukananirwa tukica twaje kwihisha iriya ngo twagiye muri Canada zaba byiza tugiye natwe tujya kuruhuka mu mahoteli yabo twana turuhuka twajya kuri pisine zabo twajya kuri Tanganyika yabo kumishanga tukarya inkoko zabo tugashopinga tugataha azaza kuri Tanganyika yacu hano no ku Kivu hariya no ku Kibuye ni Bujumbura ni Bugande kuri Nile hajya ni Victoria no twebwe buzima kubera iki gitabo muzogenda mukurikirane Afrika haguruka ndagazajya muri Afrika bakavuga ingene ba telegram abakozi b'Imana bahagaze n'ijambo ry'Imana igihugu cyabo barakivumura bazana umugisha wa muzu w'Imana amafaranga bakamubaza muzabase ba Nigeria muzabase bande umugisha w'Imana urakinguka Bibiliya yavuze ngo nugira umwete mwumva iryo jambo soza nugira umwete n'iri jambo nirebeye nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumisha amahanga yose uyu ninde ndasoma amahanga yose simba mwikanisa sindi umusinzi sindi umurozi ndayasumba he umuntu utagira n'umutsima arasumba amahanga gute bivuye aha ndababwira kubera kutapurika kubera kudakora ririya hamwe nta musaruro wabyo tugira ndabasaba tuba mu ikanisa ni wabo w'imigisha yose imigisha yose ibaha n'icyo gice ugende narenze muri iki gice mpamagara ntamayiza niyo twavuganye ari hano namwaje iri jambo niba uko kuribonamo urasoma amahanga yose mu isi ufite imigisha mbere n'inyuma yahe yarwaje umwana yaje kwifashisha tumuha amafaranga arwaye impyiko zibiri abura amafaranga yo kumuvuza araza akora ivugabutumwa turaterateranyiriza $100 $50 $30 yuzuza ibihumbi 2 bari babisabye aragenda ubu niyo yari muzima ngwaza umwana nahamagara abatuye isi yose abanyumvira ubusa abakumva akavuga genda wirwariza natwe byacu ntibitworohe umukozi w'Imana uhora mu nzu y'Imana apanye umugisha uyu muvumo n'ubwoko kubera si ikibazo cyo kudasirimu si ikibazo cyo kudasenga si ikibazo cyo kutagira ni ikibazo cyo kudakora rino jambo iri jambo ry'amafaranga mu nzu y'Imana umugisha mu nzu y'Imana kumenya abakozi b'Imana bariya bagabo ndabizi ko badafite inzara ariko gutekereza ukavuga ngo Pastor Jean niye kuzomushakira ikoti cyangwa ushake kawo umunsi umwamujanye cyangwa ushake ikindi kintu na ubushobozi bwawe ushika upfukame segeni muzi cyo muzi ngene biza bikinga hari ibyo tureba hari abandi bahagarara muri iri jambo rikabazamura rikabakura ahantu rikabagushyira ahantu twebwe tukabyumva gusa ngo Damascene naza aririmba akaririmba akuririmba n'abandi akadukoresha wende tembea manuka zamuka chara
twashika hano mucacu zero manuka urayita manuka zamuka ni visa namna ni visa ariko nyuma yari turana kuko aha n'uburyo bwo kuririmbira Imana gushima Uwiteka yuko ari mwiza ariko nano yatanze aya mafaranga tuvuga ibyo byose tuvuga ndibiza biva mu ijuru ngo byamabiza ubwo twavuze zamura twama dusanga amayero ibikapu by'amayero twama tubisanga mu rugo ubwo twavuze zamura umwami wacu zamura twama dusanga ibikapu by'amayero mwige umenye ngo aha nabikoze twazamuye ibi twabikoze amaze wirebere ntabwo ari igipindi n'umugabo wabonye umuntu aryama ku ikarito agahagarara muri iriya hamwe ntahomba akazamuka n'umugabo igihugu cyicara kikabwira ngo bije igihugu imeze gutya uraduhangaha igihugu cyicara kikamubwira yavuye ku ikarito nyuma y'imyaka 20 twebwe twakubise igisirimba cy'igitangaza ubuzima bushobora kubihindura senenari somo ryanjye ni Fatinga uyu mwaka turacyari kwezi kwa gatatu igihembwe cya mbere tikirashira kigiye gushira. Fatinga wikunde tiwiroke Satani ntagarara kumugisha wawe umuryango w'umugisha wawe ayibonye yose n'imbuto nimba ari makeya. Pastor Ernest ejo bundi ari iwacu yadukoreye ikintu cyiza cyane kubera ko umwuka ari yabishuye icyo kintu iwacu hari Ernest yaraje avuga iki ndabira umukecuru wagaze ugenda umesa mu rutambuza abatari umukristo we pasi mukozi w'Imana agenda amesa mu rutambu bamuha amafaranga bamuhaye akazana igiceri cy'ijana akabishyira muri mbere akakiza mu rusengero kandi akayizima mu buke azana ibiceri bibiri yari yakumvuga ngo yari yakoreye ibihumbi bibiri warangize abikoze gutyo pasiteri arayumva umutima we ukozweho aravuga ngo aramusengera ngo mama urebe uyu mukecuru gerageza gukiranuka mu izina rya Yesu mwibutungirire Imana iramubwira ngo uyu mukecuru uzamusetsa ashaka yamenye ukuri mukecuru ngo buke haza amafaranga uwo pasiteri yari yasenge yavuye i Buraya umuntu yasenge uwo muntu atanga ituro ry'amayero menshi avelope yari yuzuye hafi ibihumbi bingahe z'amayero umwuka aramubwira ngo iyo avelope niyo wa mukecuru ntuyakore ntukore ya wa mukecuru. Wa mukecuru muzi ko leta yacu igira sisiteme mu mirenge yo kubakira abantu nka Munyarwanda no gufasha abantu byo kubakira mu midugudu noneho barige ngo bakora tombora muri uwo mudugudu wabo bakora tombora noneho tombora abakoze igwa kuri wa mukecuru mwimara kugwa kuri wa mukecuru y'amayero n'amafaranga yose batanze icyacumi n'amaturo. Imana ibwira pasiteri ngo nayure ya mukecuru ntumuyakore ndashaka kumukorera ikintu umutima utaziba. Aragenda abikora gutyo afata amafaranga yose y'icumi n'amaturo kuvuga ngo amafaranga yose y'uwo munsi arayafata mwarangiza kuyafata ayashyira mu biseke icyacumi n'amaturo n'ayayandi avelope yaje uwo munsi ngo ataha yose barafata amafaranga yose yamafata muri avelope. Mukecuru Imana yavuze ngo amafaranga n'aya amafaranga yose abakristo batuye mu rusengero n'aya baraya ngo ashyire mu rugo ku murenge baramuhamagara ati bagutomboye
wewe tuza gufata amafaranga y'umurenge wose mukecuru aramukarasa amafaranga adasa akagira ishusho nziza usanga bashike mukecuru ati mukecuru tubwire kontere yawe nimba ntayo tuje kwifunga titwagwa amafaranga papa gaza bashakubirana funguriza konti mukecuru atangira business uyu munsi after etage mukecuru atangira Imana umuhugenge Imana imwereka uburyo akora business uyu munsi n'umukecuru ugenda mu modoka n'umushoferi ameze neza kubera yamenye ibanga gerageza tugendere ku makuru y'umukecuru tugendere ku makuru yanje tugendere ku makuru ya Manuel nkubwiye tugendere ku makuru ya Wilson nkubwiye ugendere aya yose uyakuremo ikintu kimwe n'uvuga ngo ugiye kugerageza nimugerageze nurangiza kubigerageza ufate umwaka wose ubirebemo nusanga nta kintu kibamo no musengera ntukaze uzoza kugira pastor saza gwamaye aza guhe aza guhabiza abushake iyo muritse muzamuza hano so tuza kumenya ukuri hanyuma kumenya ukuri tukagenda tukagushira mu bikorwa hanyuma tukabona umusaruro wa ya mafaranga Imana yaguhaye wayafashisha umugeni w'umupagani aza kugira ngo ni wowe Yesu musenge mubwire ngo sije Yesu kubera imbuto ubarabye wowe nawe Mana we yiruka uribuka bana utagira kubera yaraguhaye ariko iyi mbuto ntuyizi mugihe utari Satani hagaze kuri uyu muryango ntacyo uzabona nushaka kuririmbe nta muntu abantu bazoririmba muri iki gihugu nk'ararume nka Leopoti nka bariya bose n'abariya ariya bara ntamwiki ibyo banga Satani yari hagazeho arafunga umuryango ibyo bitekerezo no bagiye kwipfunda mu bazungu nabo batangiye kurwana none tuzoja nako batangiye kugombana akabari wabo tuzatusha mufagasiriza tuzoja hano bakuse tutaenda wa tangaza ko cyaba bari batwakira twari kubakompera waka tukarya none kubera Satani yahagaze arafunga sinshaka ko mumenyera ibanga mugihe umenyere hindura amen abo batakaza cyane ye kubasenga ari gufatika duhere nyine bagiye kuzana isenga bigeze kumva Apotre Gitwaza mu menebe igaragaye kubiterana hari umugabo umunsi w'ishurira bateri witwaga uba muri Amerika umusaza bigeze kubitubwira kwaza yaramubwiye ngo kuva kuri korogate igihe cyose werekeye n'ivuga butumwa iyo bigeni yaje korogate ihoteli indege ibintu byose kuva ku isogesi korogate niyo yaje kugeza ku hoteli ya mbere mu gihugu bigeni yaje muzibiri Imana yamwituye ubwenge Apotre Gitwaza arabitubwira abana be bigira muri Amerika bavuye mu bigo zose bigiramo bagenda mu kigo cy'abajuifu abajuifu abayahudi niyo bambere bagira ibitekerezo biza bikora ibintu bikomeye ku isi kubera ubwo bwenge n'ubuhanga bagira ikigo cyabo muri Amerika baza bigiramo nta wundi muntu ubaho ngo bakubite ubwenge abazungu bagira ibintu bimwe bisa cyane bavuga ngo ubu buhanga mufite mukwiye kwigira mu bindi bigo muje mu bigo by'abana b'abajuifu kandi leta ikabishura kubera ikintu kimwe uwo mugabo yamenye kuri yabwiye Apotre guhera ku isogeza iyo bigeze yacu Bishop Leonard yarabivuze mu minene abwira bene wacu inka zose muze kubiba inka zikabyara 10,040 ikanisa ryaguye urusengero ko rurava w'ibyatsi
timuguze n'amabati. Okay, my mind is so fit. Nukurya ni wowe gusa juba ibintu tubihindure, duhindure ibitekerereze. Titwaremewe kurya ivu, titwaremewe kubaho turi abantu. Amafaranga niyo tugirisha abantu neza bakamenya Imana. Iyi mbuto twamenye tukayibateramo, bamwe bakava mu biyobyabwenge, abandi bakava mu bujura. Hari abantu babona amafaranga batazi Imana, ariko imitwe yabo yarahiye, ni stress. Ubwenge bwabo bwarahiye. Sivuga ngo amafaranga ngo yashireshe cyane muyumve ko ariyo naje kubwiriza. Ofe, umuntu wamenye Imana ukongeraho uyu mugisha wo kumenya ibi bintu, ariyo ni amaboko agufasha kugira ngo ukwirakwize ubutumwa bwiza. Niyo objectif ishaka kubaho. So kugira ngo mbabwire ngo mukire, ngo mugire ari amafaranga ni amaboko akura abantu mwirimukiro, akura abantu mu marira, akura abantu igisubizo cy'amafaranga, igisubizo so kuba umuyobozi runaka, igisubizo ni Yesu yije muri wowe, ariko utaziribanga Yesu egari ni amaboko nayo agufasha kugira ngo ukwirakwize ubutumwa bwiza. Niko bimeze. Zamura ikiganza cyawe. Mwami Yesu turagushimiye, tugirire neza, twibuke Mwami we twabonye mwabikoze neza, bahabwa umugisha uvuye mu ijuru, ikime kimanuka mu mirimo yawe. Wamana we utwibutse, uduha umugisha, tugenderere, uduha gushyira mu bikorwa icyo ijambo ryawe rivuga, kugira ngo kuko wavuze ngo muzaba ab'imbere ntimuzaba ab'inyuma. N'abakwizeye wavugaga Mwami Yesu, muzagira amahoro imbere n'inyuma, muzagira umugisha imbere n'inyuma, muzagira ubwiza imbere n'inyuma, muzatera imbere mu izina ryawe. Urakoze, turaseze, utwibuke uduhungisha, utwibuke utwiteho, utwibuke udugire neza, utwibuke aho tutabikoze neza, utwibutse kugira neza aho tutabikoze neza. Papa, none uyu munsi biratugoye, biratuvunye, ibyo dushaka gukora tubikora kubera titwabikiranutsemo, hanyuma dusigara amaboko ntakintu afite. Mwami, Satani ahagurutsa abesikuro ko baradomina, ko barakora ibikorwa bikomeye, hanyuma uwo mwuka wabo w'ubupagani urishyira kubera ko bo bemerewe kunyura mu nzira izo arizo zose. Ariko twebwe inzira n'imwe, niyo gukiranuka, ukaduha umugisha, ukadukingurira ijuru, hanyuma tukaguhamya kandi tukaguhamiriza kuko byose ni wowe biremye, waraturemye urabirema kugira ngo tubikoreshe tuguheshe icyubahiro. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, amen.
twongere kandi twakire umukozi w'Imana Damascene. watugize kubana bimana isumba byose bimurebe urukundo rugabuze data yadukuze watugize kubabana bimana isumba byose bimurebe
umuriro